tuguhaye ikaze nanone ku isengesho ribohora official. Mwese abakunzi mukunda ibyo tunyuza kuri uyu muyoboro, nta kindi tunyuzaho ni ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana no gusenga. Rero mwese abakoze sabone cyangwa se subscribe, murahawe ikaze muri uyu mwanya, mugubwe neza, muhabwe umugisha n'Imana. Kandi nawe bwa mbere uhageze, tuguhaye ikaze, mugubwa neza mu mwami. Dushimye Imana ku bwanyu ndetse no ku bwacu tubashishije kongera kugaragara hano kuri uyu muyoboro w'isengesho ribohora official, tuganira ijambo ry'Imana. Reka dusenge hanyuma dukomeze. Data, mu izina rya Yesu Kristo tuguhaye ikaze muri uyu mwanya. Ngwino uvugane natwe mu ijambo ryawe, ngwino twigishe mu ijambo ryawe, ngwino duhugure mu ijambo ryawe. Mwuka wera, ntacyo tubasha kuvuga tutagihawe nawe. Mwuka wera, manuka ufata akanwa kanjye, ufata umutima, ufata ubwenge mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo tuvuge tubwirijwe nawe mu izina rya Yesu Kristo, kandi twumve tumvishijwe nawe. Ndetse n'uyu mwene data uje hano, umuhe kumva kandi yumve yumvishijwe nawe, umuhe kwakira ijambo ryawe abihawe nawe, kuko Yesu Kristo ari wowe utuma twumva tukanasobanukirwa. Reka wohereze umwuka wo kumva no gusobanukirwa kuri buri wese uduteze amatwi kandi uri kumva ijambo, ugiye kumva ijambo ryawe muri aka kanya. Urakoze rero, ijambo ryawe riherekezwe n'imbaraga z'umwuka wera n'ibitangaza n'imirimo y'umwuka wera ku buzima bw'abaryumva. Ni mu izina rya Yesu nanjye nsabye imbaraga n'umwuka wa wera kugira ngo bingote mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'ubugingo no mu buryo bw'umubiri. Katika jina la Yesu, ari aho ndi ubwiza bwawe buhagote, aho uyu uri kunyumva aho ari ubwami bwawe buhaze, ubwami bwawe buhagote, kugira ngo biciye mu ijambo ryawe, mu mwanya arimo arumva ijambo ryawe aribuhokeremo. Katika jina la Yesu, nanjye ugiye kurinyuzamo ndibuhokeremo, twese tugere mu bwiza bwawe mu izina rya Yesu, mba amazina yose. Amen. Amen. Tuje kuganira ijambo ry'Imana. Ijambo tugiye kuganiraho ni ijambo rifite umutwe uvuga ngo gusesa amasezerano y'abadayimoni. Gusesa amasezerano y'abadayimoni. Wakwibaza ngo umuntu agirana gute amasezerano n'abadayimoni? Ubundi isezerano ni ikintu abantu bemeranyaho, ni ibintu abantu baganiraho bakabyemeranyaho. Mu mwuka ibyo biba bihindutse isezerano, cyangwa se no mu buryo bw'umubiri biba ari isezerano. Iyo uganiriye n'umuntu mukemeranyaho ikintu, mukacyemeranya mwembi muri babiri, imwisi icyo kihindutse isezerano. Isezerano rero ishobora kuba hagati y'abantu bombi babiri. Tukunze kubona isezerano riba hagati y'abashakanye mu kubaka urugo cyangwa ryo kubaka umuryango, bagasezerana mu nkiko ko bagasezeranira kuzabana akaramata imbere y'inkiko cyangwa se n'imbere y'abantu mu rusengero. Tujya tubona n'isezerano, nyuma y'isezerano hari n'indahiro barahira. Ariko si icyo nshatse kuvuga, sinje kuvuga ku ndahiro, nje kuvuga ku gusesa amasezerano. Ayo ni amasezerano y'abana b'abantu ashingiye ku muryango, ariko utagira ngo na ya masezerano abana b'abantu basezerana, cyane cyane ubwira umuntu, wemerera umuntu ukabimubwira, ni ukuvuga ngo umuhaye isezerano n'ibyo umubwiye nabyo uba ugomba kwirinda kugira ngo
iryo sezerano ritakuboha, ukarinda ururimi rwawe n'akanwa kawe. Isezerano rero hano nje kuvuga ni isezerano riba hagati y'umuntu n'abadayimoni. Isezerano riba hagati y'umuntu n'abadayimoni bigatuma biha uburenganzira abadayimoni kugukurikirana. Iyo wakoranye isezerano n'abadayimoni biteza ingaruka zikomeye ku buzima bw'umuntu. Cyambere biteza ingaruka ya mbere ni ugukurikiranwa n'abadayimoni bakakugiraho uburenganzira. Icya kabiri, abadayimoni barakurwanya muri buri kimwe cyose ukoze, kuko nyine baragukurikirana bakakurwanya kuri buri kimwe cyose ukoze. Icya gatatu, intambara zihoraho mu mibereho y'umuntu uri mu isezerano ry'abadayimoni. Icyitonderwa rero, ushobora gukorana isezerano n'abadayimoni utabizi, cyangwa ugakorana isezerano n'abadayimoni ubizi. Ikindi nanone, ushobora gufatwa ugashyirwa mu masezerano n'abana b'abantu bakagutangaho isezerano, cyane cyane abiyumva yuko bagufiteho ubutware, bashobora kugutangaho isezerano mu badayimoni. Ibyo rero byose bishobora kugukururira kuba mu ntambara z'ubuzima bwa hano mu isi, intambara z'abadayimoni bakurwanya, bakugaho ibitero, ugasanga intambara zawe ntizirangira uko abadayimoni bakwataka kandi bakurwanya bashingiye ku isezerano ufitanye nabo. Ni ngombwa rero gusesa isezerano, kuko nibyo byonyine bishobora gutuma ugera ku ntsinzi, abadayimoni bakakuvaho, imyuka mibi ikaguhunga. Iyo tuvuga abadayimoni, hariho abantu batazi abadayimoni icyo ari cyo, ariko abadayimoni ni imyuka mibi. Bahoze ari abamarayika bacibwa mu ijuru barirukanwa, umukuru wabo yitwa Satani, cyangwa se Bibiliya hari ahantu imwita ikiyoka, hari ahantu Bibiliya nanone imwita umubisha, hari aho imwita imana y'ab'iki gihe, yitwa amazina menshi. Aba bamarayika rero bo twita abadayimoni, still nibo bashobora kuba nabo twita abazimu, nibo twita amajini. Byose ni abadayimoni. Buriya tuvuga amajini tukavuga imizimu, byose ni abadayimoni baba bihinduranyije bagafata ayo mazina, ariko still ni abamarayika b'umwijima. So rero iyo wakoranye isezerano nabo ntibagucikaho, ntibakuvaho kugeza igihe ubashije kurisesa. Kandi wibuke ko akazi k'abadayimoni cyangwa se ari byo myuka mibi ni uguteza ibibi. Akazi kabo ni uguteza ibibi, nk'uko nyine ari imyuka mibi bateza ibibi gusa. Cyambere bateza ibyaha, umuntu utasambanaga agatangira gusambana, utaramusinda agasinda, utabeshyaga akabeshya. Dayimoni iyo yakwinjiyemo nyine dayimoni iyo yakwinjiyemo yo kubeshya, yicara ku rurimi rwawe ukabeshya ukagira ngo abantu bakaba bakumirwa, ariko ari uwo dayimoni uba waje akicara ku rurimi. Dayimoni iyo yinjiye mu buzima bw'umuntu imuteza ibibi gusa, imucisha mu nzira mbi, ikamunyuza mu bibi, ikamuhuza n'abantu babi gusa. Rero ni ngombwa abangaba kubarwanya. Kugira ngo baguhunge ni uko ugomba kuba wabarwanyije, ariko kubarwanya kwiza kwa mbere ni ugusesa amasezerano ufitanye nabo. Noneho gusesa, hari amasezerano ushobora gukora n'abadayimoni utabizi cyangwa se udasobanukiwe. Icyambere, uburyo ushobora gukoranamo abadayimoni n'amasezerano utabizi kandi utabigizemo uruhare, ni uko ababyeyi bawe bakubyaye
bashobora kujya mu badayimoni bakakujyana byitwa ngo bagiye kukuvuza. Muri kwa kuvuza kw'ababyeyi bawe ugasanga bakutanze mu isezerano ry'abadayimoni. Urugero, urarwaye ujyanywe ku mupfumu. Noneho mu gihe ujyanywe ku mupfumu, uri umwana muto cyangwa bikorewe uri muto, umubyeyi igihe akugejeje ku mupfumu, nta kindi umupfumu akora. Umupfumu akorana n'abadayimoni, akorana n'imizimu, ariyo myuka mibi. Icyo akora icyo gihe wa mupfumu amuca ibitambo cyangwa akagira ibyo amuca, bya bindi bigahabwa abadayimoni. Niba ari amaturo agahabwa ya mizimu, agahabwa abadayimoni. Wa mupfumu agahamagara abadayimoni, akabatongera kuri wowe cyangwa akabashyira muri wowe biciye mu migenzo n'imihango agukoreyeho, akakunywanisha igihango nabo biciye mu kukurasaga ndetse n'indi migenzo n'imihango yose yagukoreraho. Ubwo icyo gihe uwo muntu uba warakoreye ibyo aba yaratanze mu badayimoni, ari mu isezerano ry'abadayimoni. Naho yakura, naho yaba yarabikorewe n'umwana, azakura mu mikurire yiwe yose. Ba badayimoni bajya bibuka iryo sezerano barikurikirane, usange batangiye kugutoteza no kukurwanya, kuko n'ubundi nubwo wakoranye nabo amasezerano nabo kandi ari ababyeyi bawe bayagushyizemo, ariko wowe ntiwigeze uyamenya, uzatangira kurwanywa n'abadayimoni rero bagukurikirane, imyuka mibi gukurikirane, uhore mu ntambara zidashira utabizi. Ni ngombwa rero gusubira inyuma ugasesa ayo masezerano, kabone niyo wakwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, ariko ntiwibuke gusesa aya masezerano. Amasezerano arubahirizwa ku mpande zombi, mu bwami bw'umwijima no mu bwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana, Imana aguhaye isezerano irarikurikirana ikaririnda kugeza igihe risohoreje. No mu bwami bwa Satani, igihe wagiye mu isezerano n'abadayimoni, iryo sezerano bararikurikirana mpaka. Ibuka ko akazi ka Satani, Yohana 10:10, ari ukwiba no kwica no kurimbura. Aho abadayimoni bari rero, bazatangira kukwiba umugisha, bazakwiba amahoro, bazakwiba umutekano, bazakwiba ubusabane bakagombye kugirana n'Imana, bazakwiba inshuti, bazakwiba imikorere myiza, bazakwiba igikundiro, bazakwiba amahirwe. Uzisanga nyine bakugendaho kugira ngo bakunyage ibyo byose. So mbere rero ko dukomeza, reka nsome kino cyanditswe, twinjire mu ijambo ry'Imana, dusome bimwe mu byanditswe. Kuva igice cya 34, dusome igitabo cyo Kuva igice cya 34, duhere ku murongo wa 11. Handitswe ngo, ujye witondera icyo ngutegeka uyu munsi, dore nzirukana Abamori n'Abanyakanani n'Abahiti n'Abahivi n'Abaferezi n'Abahivi n'Abayebusi baguhunge. Wirinde ntuzasezerane isezerano na bene igihugu ujyamo rigiye kukubera umutego hagati muri mwe, ahubwo muzasenye ibicaniro byabo, mutembagaze inkingi z'amabuye bubatse, muteme mutsinde ibishushanyo bya Ashera babaje, kuko udakwiriye kugira indi mana yose usenga, kuko Uwiteka witwa ufuha ari Imana ifuha. Wirinde gusezerana isezerano na bene igihugu, kugira ngo ubwo bazatambira ibigirwamana basambana batazagira ukurarikira ukarya ku ntonorano ye, kandi ugashyingira abahungu bawe abakobwa babo, kugira ngo ubwo abo bakobwa bazatambira ibigirwamana byabo batazoshya abahungu bawe kubirarikira. Bumvise iby'iri jambo. Hano ni Imana irimo iravugana n'Abisirayeli.
iravuga ngo ujye witondera icyo ngutegeka uyu munsi. Ariko si Bisiraheli kano kanya bari kubwirwa, ni wowe uri kunyumva. Imana iravugana nawe ngo ujye witondera icyo igutegeka uyu munsi, kuko nuramuka witondeye icyo igutegeka, izirukana ibyo byose ubona imbere yawe bikurushya. Izirukana abadayimoni, izirukana imyuka mibi, izirukana imbaraga zikurwanya. Niwitondera amategeko Uwiteka uyu munsi gutegeka, izirukana imyuka yaguteje icyangiro, izirukana dayimoni zaguteje igisuzuguriro, izirukana dayimoni zaguteje ubukene, izirukana dayimoni zaguteje uburwayi, izirukana imyuka mibi yose ituma itakwemera kugira ngo uve ku rwego ujye ku rundi. Imana yiteguye kumenesha izo mbaraga, ariko ikakubwira ngo wirinde kugirana isezerano n'abadayimoni. So rero urumva hari uburyo abantu bagirana isezerano n'abadayimoni batabizi. Nabisobanuye, nabivuze. Igihe rero iryo sezerano ritasheshwe, rizakurikirana nyir'ubwite, rimubuza amahoro, ntibarikurikirane bakurwanya. Wumvise iby'ijambo ryavuze ngo wirinde ntuzasezerane isezerano na bene igihugu ujyamo, riye kukubera nk'umutego hagati muri mwe, ahubwo musenye ibicaniro byabo, mutembagaze inkingi. Aba bari Abisiraheli, aho berekezaga igihugu bari bagiyemo, igihugu bajyagamo, Imana yari yamaze kukinyaga bene cyo, ikibanyaga kuko basengaga ibigirwamana, basengaga izindi mana, ntibari barigeze bamenya Imana rurema. Mu mihango yabo n'imigenzo yabo rero, bakoraga imihango itandukanye ya gipagani, ya kidayimoni, bituma Imana irakara, ifata ibyemezo byo kugira ngo yambure iki gihugu aya moko wumvise, igishyire mu maboko y'Abisiraheli. Ariko Abisiraheli cyangwa se ibabwira uburyo bwo kugira ngo bahabwe iki gihugu, ko ari uko bagomba kumvira amategeko ibategeka. Mu kumvira amategeko ibategeka, ikababwira yuko bagomba kuzirinda kugirana amasezerano na bene icyo gihugu, kuko ayo masezerano yababera umutego. So rero isezerano ry'abadayimoni rihinduka umutego kuri nyir'ubwite warishyizwemo. Hari ubwo buryo rero bwa mbere mvuze ushobora kugirana isezerano n'abadayimoni, ari ababyeyi bawe bari gushyizemo. Umubyeyi akujyanye ku mupfumu, agiye kukuvuza, ngere mbisubiremo, hanyuma mu gihe agiye kukuvuza utangiye gukoreweho imigenzo n'imihango, umupfumu amwemereye kukuvura, ariko umupfumu nawe ubuvuzi ntabwo afite, arabusaba abadayimoni, arabusaba abakurambere, arabusaba imyuka y'abapfuye. Wa mupfumu aratangira ahamagare abakurambere biwe, ababwire yuko hari amaturo bahawe umuntu yazanye, ya myuka abakurambere yakire ya maturo, yakire na wa muntu, nawe yemerera umupfumu kugira gute kuvura wa muntu. Ngaho isezerano ritangirira hagati y'umuntu n'abadayimoni. None rero birashoboka ko ibyo bintu byakubaho ukiri muto, wamara gukura ibyo ntubyiteho, ukumva yuko ntacyo bivuze, nta ngaruka byaguteza. No, bizaguteza ingaruka. Niyo waba usenga bizaguteza ingaruka. Bigusaba kugira ngo ubashe gusesa ano masezerano. Rero igihe nutayasesa azagukurikirana, abazimu bazakomeza kukuboha, kuko aya masezerano y'abadayimoni ashobora gutuma ntacyo ugeraho muri ubu buzima bwa none, kuko nababwiye ngo iyo atakuweho, abadayimoni bagira uburenganzira bwo kukurwanya, baragukurikirana ku manywa na nijoro, bakakurwanya muri buri kimwe cyose, ugahora mu ntambara zihoraho zishingiye ku mibereho ya buri munsi. Ni ngombwa rero gusesa aya masezerano. Kuyasesa rero tuyasesa dusenya ibicaniro byose by'abadayimoni mu buryo bwo gusenga. Niba wumvise muri iki cyanditswe
twari turimo turasoma neza, hari ahantu wumvise ngo muzasenye ibicaniro, niba wabyumvise neza. Muri iki cyanditswe twari turimo cyo kuva igice cya 34 n'umurongo waho, muri iki gitabo twari turimo kuva n'umurongo waho wa 11, ariko reka twihute umurongo wa 11 tujye ku wa 13. Aravuga ngo ahubwo muzasenye ibicaniro byabo, mutembagaze inkingi z'amabuye bubatse. Urumva ko hano ijambo Imana iburira Abisirayeli ngo ahubwo muzasenye ibicaniro byabo. Aha rero ushaka kugira ngo asese amasezerano afitanye na Satani, hari ibintu 7 by'ingenzi agomba gukora byo kugira ngo aya masezerano ayahagarike. Icya mbere ni ukwakira Yesu Kristo mu buzima bwiwe. Kwakira Yesu Kristo mu buzima bwawe. Umuntu ushaka gusesa amasezerano n'abadayimoni ni umuntu wese wamaze kwakira Yesu Kristo. Intambwe ya mbere agomba gutera ni ukwakira Yesu Kristo mu buzima bwe. Tubibona mu Baroma igice cya 10 n'umurongo waho wa 19. Kwakira Yesu Kristo mu buzima bwawe. Utarakira Yesu Kristo mu buzima bwawe ngo mwinjize mu buzima bwawe, ntabwo ushobora gusesa aya masezerano y'abadayimoni ngo aveho. Ni iki cyayakuraho? Ko biba bisaba kugira ngo niba wakoreraga Satani, ubanza uhagarika amasezerano wakoranaga na Satani, hanyuma ujye ku Mana yawe ukorana amasezerano n'Imana yawe. Umva rero Abaroma 10 guhera ku murongo w'9 handitse ngo, Abaroma 10 uhereye ku murongo wa 9 haravuga ngo, niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Urumva icya mbere ni ukwizera Yesu Kristo mu mutima wawe, ukamwinjiza mu bugingo bwawe, ukabyatuza n'akanwa kawe. Noneho sasa aho ngaho ni utangira gukira, utangira gukizwa, ukinjira muri process yo gutangira gukizwa bya bindi byawe byukugarisha. Icya kabiri ni ukwihana ibyaha byawe byose ugahindukira ukaba mu buzima bwubaha Imana. Icya kabiri, kwihana ibyaha byawe byose ugahindukira ukaba mu buzima bwubaha Imana. Reka dusome Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 3 n'umurongo wa 19. Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 3 n'umurongo waho wa 19. Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 3 n'umurongo waho wa 19. Kwihana ibyaha byawe ugahindukira. Iyo uri mu rugendo rusesa amasezerano wagiranye n'abadayimoni, ugomba kwihana ibyaha byawe byose ugahindukira ukaba mu buzima bwubaha Imana. Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 3 n'umurongo wa 19 handitse ngo, nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ituruka ku Mwami Imana. Urumva, kugira ngo usese amasezerano y'abadayimoni bagutotezaga utangire kubona iminsi yo guhemburwa mu buzima bwawe, hano ijambo rivuga ngo nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone uko iza ituruka ku Mwami Imana. Urumva, icyo nicyo kiba gikwiye. Kwihana ibyaha byawe bituma ibyaha byawe bitwikirwa bigahanagurwa, hanyuma ugatangira kubona iminsi yo uburyo Imana igatangira kuzana iminsi yo guhemburwa kwawe, iminsi y'impinduka mu buzima bwawe, igutandukanya na za mbaraga, igutandukanya na ya myuka, igutandukanya n'aba badayimoni. Icya gatatu rero, ariko tukiri ahangaha, reka dusome nanone Gutegekwa kwa 2:29 umurongo waho wa 17. Gutegekwa kwa 2:29 umurongo waho wa 17.
aho ngaho naho harenda kuvuga amagambo nk'ayo ngayo, ariko reka twasome mu izina rya Yesu. 29 n'umurongo waho wa 17 handitse ngo 29 umurongo wa 17, 29 umurongo waho wa 17 ngo muri mwe he kugira umugabo cyangwa umugore cyangwa inzu cyangwa umuryango umutima we uteshuka uyu munsi ngo uve ku Uwiteka Imana yacu ugende ukorere ibigirwamana n'ibyayo mahanga, he kuba muri mwe umuzi wera ikishi ugasharira cyane. Urumva hano nanone Imana irimo irabuza ngo muri wowe cyangwa se mu muryango wawe he kugira umuntu n'umwe, cyangwa se wowe uramenye ntukagire gute, ntukave ku Uwiteka Imana, ntugateshuke ngo ureke Imana yawe wisange mu bigirwamana, wisange mu bapfumu n'abarozi. Igihe cyose wagiye mu bapfumu n'abarozi wateshutse, waretse Imana yakuremye, ujya kwizerera mu bupfumu, ujya kwizerera mu burozi no mu bigirwamana. So rero kuvuga ngo uramenye ntuteshuke ngo ureke Uwiteka, kandi ukabwirwa ngo ndetse no muri we ntihakabe umuzi wera cyangwa umuzi w'ikibi, umuzi w'ikishi gisharira. Urumva rero kushaka kubohoka no gusesa amasezerano y'abadayimoni, yirinda ibyo byose. Icya gatatu rero ni uguca muri deliverance. Deliverance ni uburyo bwo gusesa amasezerano, ni uburyo bw'amasengesho yo kwibohora, yo kwitandukanya n'ubwami n'imikorere y'abadayimoni n'imbaraga z'umwijima. Muri deliverance rero aho niho tubona gusenywa kw'ibicaniro no kwangizwa kw'imihango n'imigenzo yose umwana w'umuntu aba yarakoreweho ikamuhuza n'abadayimoni. Muri deliverance niho honyine, niyo masengesho yonyine umuntu acishwamo agasesa amasezerano, yaba ayo ababyeyi biwe bakoranye na za nyabingi, bakoranye n'ibigirwamana, cyangwa ndetse amasezerano ubwawe ku giti cyawe waba warakoranye na za nyabingi n'ibigirwamana ababyeyi batabigizemo uruhare. Kuko hari amasezerano ababyeyi baba barashyize abana babo mu masezerano n'abadayimoni batabizi cyangwa se banabizi, ariko hakaba n'abandi bantu bijyana muri ayo masezerano n'abadayimoni bakisanga bakoranye amasezerano na Satani, bakoranye amasezerano n'imbaraga z'umwijima. Ibyo byose rero nyuma yo kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, nyuma yo kwihana ibyaha byawe byose, ni ngombwa kuba ugomba guca muri deliverance, hakabaho gusesa ayo masezerano. Reka dusome Abacamanza 6:25. Wenda turaba tugarukira aho ngaho, ibindi tuzabivuga ku munsi ukurikiye kugira ngo tutabarambira. Abacamanza igice cya 6 umurongo wa 25 handitse ngo Abacamanza 6:25, nuko ijoro ry'uwo munsi Uwiteka aramubwira ati enda imfizi ya so ntoya wende n'indi ya kabiri imaze imyaka 7, maze usandaze igicaniro so yubakiye Bayali, uteme Ashera uri hafi yacyo, maze wubakire Uwiteka Imana yawe igicaniro ku kanunga wubatsweho igihome ubyitondeye, kandi wende imfizi ya kabiri uyitambeho igitambo cyoswa ucyoshesheje inkwi za Ashera uri buteme. Nuko Gideyoni ajyana abagabo 10 bo mu bagaragu be, abigenza nk'uko Uwiteka yamutegetse, ariko yabikoze nijoro, ntiyatinyutse kubikora ku manywa kuko yatinyaga abo mu muryango we n'abatuye muri uwo mudugudu.
zirikana kandi wibutse muri iki gitabo cy'abacamanza igice cya 6 ni igihe Abisiraheli baterwaga n'Abamediyani. Ijambo ry'Imana riravuga ngo barahingaga, igihe cyo kwera bamara kweza, Abamediyani bakaza bameze nk'inzige bakisuka mu binyampeke byabo no mu bihingwa byabo bakabisarura bakabitwara, kuko Abisiraheli rero batari bafite imbaraga zo kubarwanya ngo barabahungaga bakajya kwisha mu bihanamanga. Ijambo rikambwira ko icyo gihe bari barataye Uwiteka, kandi urabibona yuko na se wa Gideyoni nawe ubwe ku giti cye yari afite igicaniro cy'abadayimoni, yari afite igicaniro cya Satani, yari afite igicaniro cy'imbaraga z'umwijima. Iki gicaniro rero cyari cyaratumye Abisiraheli bisanga mu isezerano ry'imyuka mibi y'abadayimoni. Imana ibateye umugongo, imyuka y'abadayimoni ikazajya ijya mu babisha b'Abamediyani, Abamediyani bakazamuka bakabarwanya. Reka nkubwire ko abadayimoni binjira mu muntu, umuntu akaza akakugirira nabi. Abadayimoni binjira mu muntu, umuntu akakwiba. Abadayimoni binjira mu muntu, umuntu akakuvuga nabi. Abadayimoni binjira mu muntu, umuntu akakurwanya mu kazi kawe, ariko ari abadayimoni binjiye muri uwo muntu. So rero hari igihe ushobora gusanga abadayimoni baba bafite amasezerano atuma bahabwa uburenganzira bwo kukurwanya biciye mu bantu. Ni ngombwa rero gusesa aya masezerano. Uyu Gideyoni rero Imana ishaka kugira ngo yinjire mu ntambara zo kujya kubohora Abisiraheli no kubakura mu buretwa bw'Abamediyani. Imana yamweretse porosisi y'uburyo agomba kugera ku ntsinzi. Iravuga ngo banza ugende usenye igicaniro so yubakiye Bayali, kandi ntugende imbokoboko. Yategetse kujyana igitambo, yategetse kujyana igitambo kigomba gutambirwa Uwiteka, cyangwa se ubwoko bw'ituro, ituro ryitwa igitambo, arijyana ku gicaniro cy'Uwiteka. Yubaka igicaniro, yabanje gusandaza igicaniro se yubakiye Bayali aracirimbura. Deliverance itangirira mu gusandaza ibicaniro muba mwarakoranye, umuntu aba yarakoranyeho amasezerano n'abadayimoni, kuko amasezerano n'abadayimoni akorerwa ku bicaniro. Ibicaniro twarabigisha, tubabwira yuko igicaniro ari ahantu hose hakorerwa ibikorwa by'umwuka, byaba ari ibikorwa by'imyuka abadayimoni, aho hantu hahinduka igicaniro. Byaba ari ibikorwa bikorwa ku bw'izina ry'Imana yacu dusenga, aho hantu duhuriye dusenga mu isi y'umwuka, aho hantu hahita hahinduka igicaniro. So rero deliverance itangirira rero mu gusandaza ibicaniro byose no gusenya imihango n'imigenzo yose iba yaragiye ikomeza ayo masezerano, kuko amasezerano y'abadayimoni n'amasezerano y'imbaraga z'umwijima yose akucishwa mu mihango n'imigenzo n'indahiro n'ibyo umuntu avuga yivugira ubwe, cyangwa se avugirwaho ubwe ku giti cye, cyangwa bamwaturiraho ku giti cye akabyemera. Deliverance rero itangirira aho ngaho. Rero reka dusoreze aho ngaho. Imana y'amahoro iguhe umugisha, Imana y'amahoro ikubohore, Imana y'amahoro igutandukanye n'amasezerano n'abadayimoni. Dusoza rero, hari n'isezerano ushobora gushyirwamo, tuzarigaruka ejo tuzabivugaho. Isezerano ushobora gushyirwamo n'abarozi. Abarozi ubwabo ugasanga wenda imiryango yawe ntiyigeze igushyira mu isezerano ry'abadayimoni, nawe ubwawe ntiwigeze ubajyamo ngo ukorane nabo amasezerano, ariko hirya ku ruhande nk'umuntu wo muri famiye akaba yagenda akajya kukurogesha, akajya kukurogesha, ugasanga afitanye isezerano n'abadayimoni ryo kukugirira nabi. Uwo muntu ugasanga hari abantu bagufiteho isezerano, bemeranyije n'abadayimoni yuko utazashaka, bemeranyije n'abadayimoni yuko ntacyo uzimarira, bemeranyije n'abadayimoni yuko ntacyo uzigezaho, bemeranyije n'abadayimoni yuko uzapfa ukenyutse, bemeranyije n'abadayimoni yuko utazabyara, utazagira gute. Ibyo byose tuzabigaruka ejo. Twari mu isezerano, twari mu buryo bwo gusesa isezerano. Nyuma y'ibi byose tuzagaruka mu isengesho risandaza isezerano. Gubwa neza muri Yesu Kristo. Umwami Imana akubohore, Umwami Imana agukize, Umwami Imana agusohore mu masezerano y'imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu.
ubuntu bw'Imana bubane nawe. Shalom shalom.